Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Inzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Iyi nkuru ntirangirira aha, irakomeza kuri icyo gice, gusa ngiyi inkuru yacanye umuriro hagati ya Yosefu na bene se, bituma bamukorera ibyo bamukoreye. Tubashimira ko mukurikira ibiganiro byacu kuri Ngazi Young TV. Njyewe ndi Lucien Ruzagiriza, mbahaye ikaze. Iyi nkuru ya Yosefu isa neza na zimwe muri filime benshi mwarebye za Hollywood, kubera ko ni inkuru igaragaza akagambane, ukurenganywa kudasanzwe kandi gukozwe n'abantu bagukoreye umuvandimwe wabo. Kuko muribuka neza ko Yosefu yari umuhererezi wabo, ko kandi yafashwe akagambanirwa na bakuru be kugeza ubwo bamugurishaga. Iyi ni imwe mu nkuru zishaje cyane dusanga mu gitabo cyera Bibiliya, ndetse ni inkuru yavuzwe, iravugwa, irongera iravugwa kandi izakomeza ivugwe. Gusa iyi nkuru irimo ibintu byinshi wakwifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi kandi byagufasha kugira ngo ugere ku gasongero k'ubuzima bwawe. Isomo rya mbere ni uko utagomba kwemera ko ubuzima bwawe buhabwa igisobanuro n'ibyo abanzi bawe bagukoreye cyangwa se batumye ucamo. Reka turebe icyo Bibiliya bivuga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 28. Hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Iyo usomye uyu murongo nta kindi kintu uhita wumva kitari ikintu kidasanzwe cyuzuyemo ubuhemu ndetse n'ubugambanyi ku buryo bubabaje, kubera ko anga Yosefu yaragiye kugurishwa na bene se kandi bakamugurisha nk'umucakara. Aha nta kindi kigaragaramo kitari ubugome ndetse n'akarengane Yosefu yakorewe na bene se. Uratekereza abavandimwe bawe bahindutse abanzi ku rugero rugeze aha? Yosefu hano yaragiye guhinduka umucakara mu Misiri atanzwe na bene se. Gusa ikintu cy'ingenzi muri iyi nkuru nuko abavandimwe ba Yosefu bari bashyize ubuzima bwa Yosefu ahantu habi, ariko icyo batari gushobora gukora kandi batanashoboye ni ugushyira iherezo ku buzima bwa Yosefu. Rimwe na rimwe amakosa dukora ni ukureka abanzi dufite mu kazi, mu nsengero, mu miryango cyangwa se ahantu henshi hatandukanye, bose bakagira ijambo ku buzima bwacu. Na Yosefu niryo kosa aba yarakoze iyo aza kwemera ko bakuru be baba igisobanuro cy'ubuzima bwe. Gusa bakuru be babashije guhungabanya kimwe mu gice cy'ubuzima bwe, ariko ibyo byose byari ukumutegura kugira ngo azagere ku byiza. Rero abanzi bawe nta bushobozi na buke bafite bwo kuguhagarika kugera ku gasongero k'ubuzima bwawe. Icyo bakora ni ukukunenga, ni ukukugirira nabi, ni ukukugambanira no kukugirira ishyari, ariko nta bushobozi ubwo ari bwo bwose bagufiteho, kubera ko ubushobozi bwabo bugarukira muri ibyo gusa. Yewe ushobora no gukurwa ku kazi ukora, ugaca muri byinshi bikomeye, bakakurenganya bigatuma uca mu kibaya cy'ibibazo, ariko icyo si cyo gisobanuro cy'ubuzima, kubera ko ubwo bushobozi nabo ubwabo ntabwo bafite, kuko ntabwo ubuzima bwawe buhabwa n'abanzi bawe. Ikindi dusanga muri iyi nkuru ni ugushaka ubuntu bw'Imana kurusha ibindi byose. Mu Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Aha ngaha twumvamo uburumbuke, umugisha ndetse n'ikiganza cy'Imana cyari kiri kuri Yosefu. Kandi mwibuke neza ko aha ngaha Yosefu yari akiri muri bimwe mu bihe bibi byaranze ubuzima bwe. Yaragurishijwe nk'umucakara, arangije yisanga mu nzu ya Potifari wari umugaba mukuru w'ingabo. Ariko Bibiliya ivuga ko ndetse no mu ndiba y'umwobo, kure cyane cyangwa mu gihe cy'umwijima ukabije, ari hagati y'akarengane gakomeye, Yosefu yari yarahiriwe, yarahawe umugisha, kandi ubuntu bw'Imana ndetse n'ikiganza cyayo byari bimuriho. Abantu batekereza ko ubuntu bw'Imana buza gusa iyo umuntu yageze ku gasongero k'ubuzima bwe, ariko si byo, kuko ubuntu bw'Imana ntibuza iyo ubuzima bwawe ari bwiza, ahubwo wisanga mu buzima bwiza kubera ubuntu bw'Imana. Yosefu muri gereza cyangwa mu nzu kwa Potifari, kiriya gihe nubwo yari ari mu buzima bubi, yari yarahawe umugisha kera, ndetse n'ubuntu bw'Imana bwari bumuriho nubwo yacaga muri ibyo byose. Imana yari yaramuteganyirije kuzazamurwa igihe kimwe akaba umuntu ukomeye. Niba ushaka kugera kure mu buzima bwawe, guhera uyu munsi ushaka ubuntu bw'Imana kurusha gushaka ibindi byose. Ntukeneye gushaka kuzamurwa mu kazi, icyo ukeneye ni ubuntu bw'Imana mu byo ukora, kubera ko iyo ubuntu bw'Imana buri ku mugabo cyangwa umugore, arazamurwa mu kazi, ahabwa umugisha mu byo akora, imiryango irafunguka, kabone niyo waba uri mu bihe bikomere ubuzima bwawe. Niyo
mpamvu umugabo cyangwa umugore uri mu buntu bw'Imana n'iyo ari mu kazi adakunze akaboneramo umugisha. Ndetse niba uri mu buzima bwawe aho ubona ukomeza gutangirwa n'ibintu byinshi bitandukanye ngo utagera ku nzozi zawe, kubera ubuntu bw'Imana bukuriho uzabona umugisha. Hari urumuri mu mwijima, no mu buvumo ihashyira urumuri, inameza indabyo z'iroza mu butayu. Niba ushaka kugera kure mu buzima bwawe ndetse ugafata ibyo Imana yateganyirije ubuzima bwawe, banza ushake ubuntu bwayo. Ihuze n'Imana, hanyuma ushake ubuntu bwayo, bitari gusa mu gihe ibintu bimeze neza, ahubwo no mu gihe ibintu bitameze neza ushake ubuntu bw'Imana. Ikintu cya gatatu, ntukabeho nk'uko ubuzima bwawe buhagaze uyu munsi. Mu Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 40 hatubwira hati: nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu bose bazumvira icyo utegetse, ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Aya ni amagambo Farawo ubwe yivugiye. Ahangaha Yozefu yari yisanze mu buzima bundi budasanzwe. Yari agiye kubaho mu gihe cy'ubutunzi, mu gihe cyo kwishyura ukizana, mu gihe cyo kuba umuntu ukomeye, ndetse yari agiye no kujyanwa kuba ibwami kwa Farawo. Yari ahindutse igikomangoma cy'ubwami bwa Misiri, aho yari agiye gutabara umuryango we ndetse n'abavandimwe be. Turi kuvuga ko utagomba kubaho mu gisobanuro cy'uko ubuzima bwawe buhagaze uyu munsi. Ibi birahita bituganisha kuri Yozefu igihe yari ari muri gereza, igihe yashinjwaga na muka Potifari, igihe yagurishwaga na bakuru be, igihe yari ari mu mwijima, ndetse n'igihe yari ari muri gereza. Uko niko ubuzima bwe bwari buhagaze muri icyo gihe. Ikibazo abantu bahura nacyo ni uko babaho ubuzima busa neza n'ibihe barimo. Ariko igihe Yozefu yari ari muri ibyo bihe bishaririye gutyo, yari amategurwa kuzaba igikomangoma. Muri ibyo bihe yacagamo yari afite ubutunzi. Imana yari imufiteho umugambi nk'umuyobozi wungirije w'ubwami bwa Misiri, ndetse uzatabara ubwoko bwa Isirayeli, ndetse akanakiza umuryango we, agahinduka intwari y'amateka. Rero ikosa yari gukora, abantu benshi bakunda gukora, ni ukubaho mu gisobanuro cy'ubuzima bwawe uko buhagaze uyu munsi, nko kwiheba, kumva ufite agahinda kuko ubuzima bwawe bumeze, kunanirwa kurenga ibibazo ufite, ndetse rimwe na rimwe ukava ku Mana. Ariko icyo Yozefu yakoze ni uko yabayeho mu myumvire itangaje yo kuba mu buzima bw'ejo hazaza hiwe, kubera yari azi neza ko atari ko bizahora. Nubwo atari mu buzima bwiza, mu kwizera kwe no kureba kure kwe yabagaho ubuzima bwiza, byarangiye ubuzima bwe buhindutse bwiza, kandi agera ku bushorishori bwo kubaho neza. Ibi rero niko byagenda kuri njyewe nawe, niyo waba ukora akazi udakunda, ndetse niba uri ku ishuri ariko ukaba wumva uri kure cyane, kugira ngo aya mashuri yawe yasoze neza. Ugomba kugira imyumvire n'imitekerereze iri hejuru, nubwo ibyo ucamo atari byiza kandi bigoye. Baho nk'aho uri ku gasongero k'inzozi zawe. Abagabo n'abagore babaho ubuzima bwabo nka Yozefu, hari ubuntu bw'Imana buba buri kuri bo. Abantu barabareba bakabatangarira. Niyo mpamvu mu gitondo kimwe ubona umuntu avuye ku rwego rumwe agahita ajya ku rundi. Haba habayeho icyitwa l'accélération divine, kwihutishwa n'Imana. Kandi ibyo nibyo byabaye kuri Yozefu. Kwihutishwa n'Imana bikuvana ku rwego rumwe bikakujyana ku rundi. Iyo igihe cy'Imana kije, habaho impinduka mu myifatire mu gihe cyihuse. Rero Imana iraguhamagarira kuba ku gasongero k'ubuzima bwawe, kubera ko hari icyo Imana yagushyizemo, kandi ntabwo yaguhamagariye kubaho ubwo buzima butari bwiza ubayemo. Rero ntiwemerere abanzi bawe, ntiwemerere ibyo uhura nabyo, ntiwemerere ibyo ubona biba ko bikwiba kubaho ku gasongero k'ubuzima bwawe. Ahubwo uko ukomeza gufata umwanya wawe ugakurikira Ngazi Young TV, ukanasangiza abandi ibyo tukugezaho, uri mu nzira nziza yo kugera ahantu heza. Nitwa Lucien Ruzagiriza, ndabashimiye.